kurya umwana ni ibintu byiza bijywa nanjye nabibayemo narabariye ariko mbiretse kubera gutinya abantu ntabwo byabimaze nibyo nabyo ni igihombo. Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. ubuzima bwa muntu kuri iyi si ni urugendo rurerure. Umuntu aravuka akarerwa agakura akaba umugabo, ariko kandi ubwo buzima bukazagira iherezo. Tuvuka bitandukanye, tuvukira ahantu hatandukanye, tuvukira mu miryango itandukanye, kandi tukabaho ubuzima butandukanye. Uburere duhabwa, imico dutozwa, imyemerere n'imigirire nigenda itugira abantu batandukanye, ariko kandi tukagira n'ibindi duhuriraho muri rusange. Tugira ibyo twemera, tukagira n'ibyo tutemera bitewe n'aho twakuriye n'ubuzima twakuriyemo. Ibyo bishobora kuba bishingiye ku muco, iyobokamana, cyangwa se n'iyindi migirire n'imyumvire ya muntu. Nguhaye ikaze we wahisemo kandi ukunda Icyerekezo TV, igicumbi cy'inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Nitwa Anastase Nsengumuremyi, the ambassador. Nguhaye ikaze. Mu biganiro byacu tuvuga ku ngeri zitandukanye z'ubuzima, mu nguni zose z'ubuzima, nkuko bisanzwe murabizi ko tubagerera mu bice bitandukanye kandi tukabagezaho ingingo zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo nziza kandi ingingo iryoshye, nizera ko iza kubanogera abakunzi bacu. Hari ibyo twibaza, hari ibyo mwibaza, ariko reka tuvuge kuri iyi ngingo. Haba hari itandukaniro ry'umukristo n'imfura, cyangwa se haba hari isano cyangwa se itandukaniro riri hagati y'ubukristo n'ubupfura? Niyo ngingo tugiye gusesengura, tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Turibaza niba uwitwa imfura hari aho yahurira n'uwo twita umukristo tugendeye ku mahame y'ubukristo. Turaza kubijyamo turebe neza niba ibyo bintu hari aho bihurira, cyangwa se niba ari ibintu bibiri bitandukanye bidafitanye isano na ntoya. Mbahaye ikaze rero, ariko kandi sindi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Ndagira ngo umutumirwa tugiye gufatanya kuganira no gusesengura iyi ngingo basuhuze kandi yongera bibwire, cyane ko atari ubwa mbere tuganiriye nawe. Tuguhaye ikaze. Mwaramutse? Mwaramutse neza na star. Ndagira ngo nubwo atari ubwa mbere tuganire, cyangwa se tugiranye ibihe byo gusesengura ingingo runaka, ndagira ngo n'ubundi wongere wiyibutse abakunzi b'Icyerekezo TV. Amazina ni Hakizimana Tito. Yitwa Hakizimana Tito, ariko jye kuri ayo nongeraho umusesenguzi, kuko twabanye kenshi, cyangwa se mu buzima busanzwe n'umuntu ukunda gusesengura. Ntabwo areba ibintu ngo abifate uko abisanze gusa, ahubwo agira uburyo abitekerezaho, byigaho, maze akagira umurongo abitanzeho. Niyo mpamvu mwita umusesenguzi, kandi nawe iryo zina uraryemera. Ntabwo nakakuryemera. Urakoze cyane rero umusesenguzi Hakizimana Tito, niwe turi kumwe muri aka kanya. Bakunzi bacu, ndabashimira ko mwahisemo Icyerekezo TV, mwahisemo neza rwose. Mukomeze mutube bugufi, natwe duhari ku bwanyu. Reka rero twinjiremo neza tukiri aho, twivugire kuri iyi ngingo yacu, turebe niba hari isano iri hagati y'ubupfura ndetse n'ubukristo. Ndagira ngo umutumirwa wacu, cyane ko ari umusesenguzi ku rwego nemera, adufashe kumva iyo ngingo. Ubwo uraza kudufasha dutangira tumenye ubundi umukristo yakagombye kuba ameze, cyangwa se uko bisobanurwa n'ibitabo by'amahame y'ubukristo. Umukristo ni muntu ki? Turaza kuza n'ubundi ku rundi ruhande turebe harya umuntu imfura, umuntu ufite uburere bwa gifura, ubundi yakagombye kuba ari umuntu umeze ute. Urakoze cyane, reka duhere ku bukristo cyane. Ndabizi ko iyo ngingo, cyangwa se icyo gisata cy'ubuzima bw'ubukristo wagicengeye cyane, kandi ufite uburyo ucyumvamo. Uko njye mbitekereza, ubukristo ni ikintu kimwe, n'ubupfura ni ikindi, n'uburere ni ikindi. Iyo witegereje usanga ni ibintu nanone bimwe umuntu akwiye kuba afite wuzuye, kuko udafite uburere ntabwo waba umukristo, udafite n'ubupfura ntabwo waba umukristo, nanone kandi udafite ubukristo ntiwaba imfura. Urabyumva neza? Udafite nanone uburere
nako udafite ubukristo none ntiwagira uburere. Nuvuga ni ikintu, ni ibintu bimeze uko bigomba kuba biri ahantu hamwe. Ubukristo rero abantu babyumva bitandukanye. Hari abatekereza ko ubukristo biva ku idini wenda runaka, ukumva wenda ngo runaka ni umukristo ko ari umudivantiste, ukumva undi yavuze ati runaka ni umukristo ko ari umukatolika umwe urimo indani ujya mu misa ya mbere, ukumva undi yavuze ati runaka ni umukristo kuko aba muri korali muri ADPR. Ariko iyo nitegereje mbona ubukristo, abantu benshi bamwe cyangwa se bamwe na bamwe bumva ko ubukristo ari idini cyangwa se ubonerwa mu idini. Oya, idini ahubwo idufasha kugira discipline muri ubwo bukristo. Ariko ubundi ubukristo, guhitamo kuba umukristo ni icyemezo cyakabaye cy'umuntu ku giti cye, agahitamo avuga ati ngiye ngiye kuba umukristo. Kuba umukristo rero ni iki? Icyo ni ikindi kibazo umuntu yakibaza. Kuba uvuga ngo ese ubundi ko narindiho muri sinari umukristo. Nekereza ko umukristo ngiye uko mbitekereza hari inzira utandukana nazo. Urugero rwa hafi, reka nk'urugero wenda rw'abajene cyane, reka nkore ku bajene. Umujene akagira atya akazana umukobwa akamara weekend yose, si fiance we, si umugore we, gusa tubaka enjoyinga. Ibyo byitwa iki? Ubusambanyi. Uwo rero ntago ari umukristo. Nahitamo kuba umukristo azareka cya kindi cya cy'ubusambanyi, kuko biri iravuga ngo ntimugasambane. Cyangwa se n'abagabo barabikora bamwe na bamwe. Yego, ugasanga umugabo arambyaye ni sugar daddy, ariko ukabona yema arayirukana inyuma agakobwa ati wamaka nimero kawe k'imyaka 20 undi afite imyaka 50. Uwo mugabo mu by'ukuri si umukristo, si n'imfura, nta n'uburere afite, nta n'ubumuntu. Urumva rero mu by'ukuri noneho ubukristo ni inzira mbi. Nako ni inzira nziza, ariko abantu bashaka gukoresha mu buryo butari bwo. Hari n'uwiyambika isura y'ubukristo kugira ngo namugirire icyizere, noneho mwahura ukavuga uriya ni umukristo, wamuguriza 500 ntazayakwishyure. Ubwo mvuze ikintu giciriritse. Wenda byaba 5 cyangwa 10 afite, nubwo nta muntu ukwiye kugira impamvu yo kwambura, ariko yakabaye akwishyura. Si uko yayabuze, si nuko harimo kuyabura, harimo kuba harimo negligence, harimo utuntu twinshi. Ariko abaye ari umukristo noneho, kuko bibi dusaba gukenuka ku gato no ku kanini, yayishyura yakwishyura. So urumva rero nari nkigusobanurira ko ubukristo uko bukwiye kuba bumeze. Ubukristo, umuntu yemeje kuba umukristo agomba gutandukana n'ikintu cyitwa ikibi cyose, agatandukana. Cyangwa se wenda mu yandi magambo ko nabivuga, areke no gutandukana n'ikibi, ariko arwane intambara yo gutandukana n'ikibi. Tito, aho ndaza kuhagaruka, uravuze uti agomba gutandukana n'ikibi. Ikibi buryo umuntu ashobora ikibi gishobora kuba kibi bitewe n'ukireba cyangwa mu maso y'umuntu runaka, bitewe n'uko agifata cyangwa se bitewe na bwa burere yahawe. Undi nawe akagifata icyo witaga ikibi, ugasanga undi akifashe nk'icyiza. Ibyo bintu ubwo ntushobora gusanga nabwo hari uburyo ubukristo bushobora kuzanamo ikintu kimeze nko kubogama. Niba hari icyo ubona cyiza ngiye nkabona ko ari kibi, cyangwa ko icyo ubona ko ari kibi ngiye nkabona ko ari cyiza, ntabwo ubukristo bushobora kuzanamo ikintu gisa no kubogama. Ubundi nekereza yuko ikintu kibi ni kibi nyine. Ni ikintu kigaragara buri muntu wese ko ari kibi. Tuvuga urugero, reka nk'urugero rwa hafi, nko kunywa byeri. Kunywa byeri, umunyarwanda avuze ngo inzoga inywebwa n'imfura igasiba indi. Ariko rwose nta n'umuntu ncura urubanza ko anywa inzoga. Oya, kuko iyo ni discipline y'idini. Buriya abantu bajya byitiranya n'ubukristo, kavuga ati rwose runaka kanywa inzoga kandi ari umukristo. Ariko iyo ni discipline y'idini, ntago mu by'ukuri abantu bakwiye kujya impaka cyane ku bintu by'inzoga. Noneho rero nirukanse kugira ngo ntaza gutana ku kibazo rumbajije, ushobora guhura n'umuntu yasinze
akaba yanyweye inzoga akabisa arengeje urugero akagenda ugiye kubona ukabona atwaye imodoka arenze borudire tayari ubwo byabaye bibi ariko anyweye icupa rimwe akidisipurina akitahira ntekereza ko nta n'uwamutaho umwanya nta n'uwakibaza ko yanayinyoye ibyo rero biba bikiri byiza byiburamo ariko iyo bibaye bibi nyine ni bibi nyine aragenda anywa inzoga namara kuyinywa asinde namara gusinda agura indaya namara kugura indaya bagende bagiye muri hoteli runaka imodoka ari barenze umuhanda ari wa wundi yaguze arapfuye nawe arangiritse n'imodoka ye irangiritse ubwo se mu by'ukuri ibyo numva bitabaye bibi urumva ni kibi nyine ikintu kibi kigita kigaragara ko ari kibi uko mbyumva ikintu gishobora kuba kibi cyangwa kikaba kiza bitewe n'urugero kiriho oya ntabwo aho bishoboka urumva ikintu ni nacyo kibazo rega abantu bagiye bagiraho nuza abantu benshi bagiye bashyiramo akantu k'inyoroshyo k'inyoroshyo reka mbyita uko nguko noneho ugasanga umuntu wenda reka ntanga urugero iwacu mu badivantiste noneho ugasanga umuntu umudivantiste ariko ugasanga ku isabato niwo munsi wo gukizwaho gusa guhera ku wa mbere w'isabato cyangwa guhera ku cyumweru akaba aribwo atangira gukubita umugore akaribwo atangira gukubita abana akaribwo atangira gusinda ibyo bibi byose bigatangirana no ku wa mbere bikazarangira ku wa gatandatu cyangwa ku isabato noneho rero abandi bashyiramo inyoroshyo bakavuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi ariko noneho ubundi si ukantu bakwiye kuba batekereza njyewe ntekereza ko iyo umuntu ageze aho aba atangiye kwiyorohereza kumva ko ntabwo agomba gutinyuka gukora ibibi kandi yitwa ko ari umukristo ubundi umukristo akwiye kugira inzira imwe agendamo akavuga ngo njyewe ndi umwana w'Imana noneho ikibi kikamugwirira ariko ntakwiye gukora purani y'ikibi ngakore purani y'ukuntu ari bugure indaya akore purani y'ukuntu ari bwambure umuntu akore oya ngo n'Imana arabibona ko nshonje reka njye kwiba ngo gusindinde simfatwe oya reka kwiba reka gukora ibibi nyine ahubwo wowe ugende mu nzira itunganye igororotse hanyuma ahubwo usaba Imana iguha imbaraga ikibi nikigucika ntacyo usaba Imana imbabazi ariko iyo bigeze aho ngaho ugasanga umuntu ati n'intungane bwira icumuye karindwi nta kibazo ugasanga umuntu ntagitinya icyaha ariko dukwiye kwiga gutinya ijisho ry'Imana kuko aho wajya hose nubwo ngewe ntakubona cyangwa pasitoro wawe cyangwa undi muntu uwo ari we wese musengana ukuzi tekereza yuko nubwo atakubona ariko ijisho ry'Imana aho uri hose ho ryo rirakureba noneho wiga gutinya Imana kurenza uko watinya iki abantu ntekereza ko rero nsubije ikibazo cyawe ikibi nyine ni ikibi reka ikibi unagitinya ukigendere kure kuko buriya nureba na yozefu nyiraburi yashatse kumufata ngo basambane ariko icyakirije yozefu yarirukanse ariko ntekereza ko iyo ahagarara niko nkeka iyo ahagarara ashobora ko yari gufatwa agafatirwaho ariko yarirukanse nubwo yahataye umwambaro we ukamubera igishinja ariko yarirutse so n'abantu rero dukwiye gutinya ibibi tukiruka nyine tukiruka ntabwo bizashoboka ko tuzabisiga hari ibisigisigi ubu reka nk'urugero rwa hafi uteye grenade ushaka gutera grenade abantu wenda ntigire abantu ifata ariko ishobora kugira uwica akaboko urumva rero n'ikibi nyine ni uko dukwiye kwiruka duhunga ikibi tukavuga tutumva databuja n'Imana shobuja w'abantu ntabwo ari pasitoro ariko ikibazo gikomeye abantu benshi batinya pasitoro bagatinya korari baririmbamo bagatinya abagore babo bagiye guca inyuma bagatinya abagabo babo bagiye guca inyuma bagatinya abana babo bati papa nibavuga bati abana banjye bavuga bati papa yakoze ibi n'ibi bagatinya ibyo bagatinya nabo banasenga ariko ntibatinye Imana so aho rero batangiye gutana urumva rero nagira mubwire ko ikibi ni ikibi uburyo bwo kukivamo ni ukukireka nyine ukakihunguka kibisa cyangwa se ukarwana intambara yo kukireka yego
Tito urakoze cyane. Ukivuga ku kibi ubundi abantu muri rusange tumaze kumva ubukristo, tumaze kubusobanukirwa neza, tumaze kubwigishwa, twumvise ko uko biri kose isi ari mbi. Twarabyigishijwe isi ni mbi. Hari naho ijambo ry'Imana rivuga ngo abanzi ngo b'umukristo ni batatu. Ni ijambo ry'Imana cyangwa n'indirimbo bivuga hari ngo isi na Satani n'umubiri. Kandi ibyo byose biri mu isi, kandi by'umwihariko turi ku isi. Isi turiho ntiyaburana n'ibyo bintu. Ubwo niba isi ari mbi tukaba turi mu isi, kandi niba ahantu ari hebi waramaze kwagera nyine ari hano, aho hantu birashoboka ko habera mwiza bigakunda, cyangwa nyine kubera ko isi ari mbi kandi akaba ariyo nturo yacu, akaba ariyo dutuyemo, n'ubundi kuba mwiza biragoye ku buryo umuntu ashobora kuba mubi byanarangiza akabona uburyo yidefanda akavuga ati kuba ndi mu isi kuba mubi n'ubundi ndabyemerewe nta naho nabihungiye. Ni ibintu byoroshye cyane kuba mu isi mbi ariko wowe ntube mubi. Reka nk'urugero rwa hafi, mfata urugero kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri iki gihugu habaye intambara. Hamaze kuba intambara, hari abantu bamwe na bamwe bakoze genocide, bishe abandi. Ariko se abantu bose barishe? None se ubu ngubu ko turi mu isi mbi, abantu bose ko dufite abajura, abantu bose ni abajura? Ese urumva kuba mu isi mbi kugira ngo uyibemo wowe utari mubi, urabanza ukamenya shobuja. Banza umenye ngo njyewe databuja ni nde. Shobuja ni Imana. Numara kumenya ko shobuja ari Imana, none uhita uvuga ngo none ubwo databuja ari Imana kandi nagejeje ko azampemba, ntabwo ndi bukora ibibi kuko arabyanga. Numara gufata icyo cyemezo, Imana yo biranoroshye, iguha imbaraga zo kubikweta. Ariko nutamara kumva ko Imana ariyo shobuja, nyine uzaba mu isi mbi nawe ube mubi, kuko ubwo shobuja azaba ari isi. Ubwo rero baza umenye ngo shobuja ni nde. Shobuja niba ari Imana, ubwo nyine kurikiza iby'Imana igusaba. Ariko shobuja nimba ari isi mbi, ubwo nyine shobuja ni isi mbi, uzakora iby'isi mbi gusaba. Ni ibintu byoroshye cyane gucekinga. Muri make kuba turi mu isi twakwita ko ari mbi twebwe nk'abantu, ariko dufite uwo twita databuja mwiza, ntabwo twagombye kwita ku isi twita mbi, tugomba kutumbera uwo twita databuja. Niko ubyumva? Kuba mu isi mbi kugira ngo uyibemo wowe ntube mubi, banza umenye shobuja. Icyo ni kimwe. Shobuja ni nde? Shobuja nimba ari Imana, Imana yanga ikibi. Niba yanga ikibi rero urakurikiza amategeko Imana iguha kugira ngo yagenderemo. Bizakorohera kuba mu isi mbi wowe utari mubi. Ariko nuba mu isi ushobuja ari yasi mbi, biroroshye. Ubwo nyine uzakora iby'amategeko yasi mbi gusaba n'ibyo uzajyamo. Ariko unamenye n'ingororano. Kuko isi mbi nuyikoreramo ibibi, icyo nabashije kubona cyo ni kimwe. Bya bibi bizakugiraho ingaruka. Ariko Imana yo nuhitamo kurikira Imana, ugakora iby'Imana igusaba, irakubwira nzaguha umugisha. Niba Imana iratubwira ngo bazushaka kuvuga bw'Imana no gukiranuka, ibindi uzabyongererwa. Urumva rero birasaba ngo wowe banza umenye shobuja. Numara kumenya shobuja biroroshye, noneho uri bukora ibyo ashaka. Noneho kandi igitangaje, databuja we reka ngiye mvuga uwanjye ni n'umubyeyi. Bamujyanye n'umubyeyi, kuko we aranakubwira ati okay fine, niba ari naho ucitswe ndabizi ko muri mu isi, ariko hari ikindi yaduhaye gikomeye cyane. Yaduhaye umwuka wera ngo adufashe kuba muri iyo si mbi. Nawe kandi aduha n'ibindi, hari za Bibiliya dusoma amahame. Abantu rero bakwiye kuva ku izina ryo kwitwa umunyedini no guhitamo shebuja mubi, cyangwa se no guhitamo shebuja mubi, tugahitamo databuja mwiza, tugahitamo kumukorera. Ariko hari n'uwahitamo gukorera isi mbi, nk'uko wabimbwiye. Reka ne kuvuga isi gusa kongeho n'isi mbi. Uwo nawe nyine kuko yahisemo iyo si, hari ibyo azayisaruramo. Ariko uwahisemo gukurikira Imana nawe hari ibindi
azabona. urakoze cyane. Reka rero aho turaza kuhagaruka ariko tujye ku kindi kintu, ku yindi ngingo twavuzeho twigeze kuvugamo ubupfura. Wadusobanuraga ibijyanye n'ubukristo n'uko umukristo yakagombye kuba ameze. Ariko reka tugaruke ku cyitwa ubupfura. Twatangiye twibaza tuti ariko uharya buriya umukristo nyawe ni witwa imfura nyamfura. Ibi bintu hari aho bihurira cyangwa ni ibintu bibiri bitandukanye? Umuntu ari muri kimwe cyangwa se kimwe kimurimo ntabwo yakwisanga mu kindi cyangwa ngo yisangemo ikindi, cyangwa ibi bintu hari aho bihurira? Kuko ntabwo ndi umuhanga cyane mu bijyanye n'amateka, ariko ubupfura hari icyo tubiziho, hari n'icyo twabibonyemo, cyangwa se hari uko tujya tubyumva uburyo imfura zabaga zimeze. Ndagira ngo umfashe kuri icyo kintu, mbwire imfura n'umukristo ibyo bintu bihurira? Imfura n'umukristo ubundi hari ahantu bihurira, kuko ubundi imfura mbere mu bihe byashize, ntabwo ndi mukuru cyane ariko ndakurikirana nyine nkabaza n'abantu bakuru, hari umuco warangaga imfura. Imfura yaragabaga, kugaba ikagaba inka. Imfura yagiraga umutima mwiza, igasangira n'abandi, igasengera, ikubaka, ugasanga nyine imfura n'inyangamugayo. Baba baturiye mu n'inyangamugayo. Ni nk'uko batwita amazina abiri, ngewe niko nshaka kubigereranya. Ubundi imfura n'inyangamugayo ni amazina y'umuntu umwe, ariko noneho ahantu biri butandukanire, ushobora kuba imfura yo mu isi ukaba n'imfura yo mu ijuru. urumva ngo cyokora imfura yo mu isi yongeyemo ko igomba kuba noneho imfura ishaka kujya mu ijuru, noti yo mu ijuru. Sinzi icyo kintu cy'ubu imfura ijya mu rugendo rugana mu ijuru, kuko iyo mu ijuru yo ubwo nyine nibayo. Ariko noneho imfura ikiri mu isi ishaka kujya mu rugendo rugana mu ijuru, byamworohera cyane. Noneho byakora ya mfura n'ubundi ari imfura yo mu isi, noneho ikashaka kujya mu rugendo rugana hehe? Mu ijuru. Kubera ko ubundi imfura ntiyambura, n'Imana idusaba kutambura bagenzi bacu. Imfura ntigambana. Imfura ntigambana, n'Imana idusaba kutagambana. Ntiyiyandarika. Imfura ntiyiyandarika, n'Imana idusaba kutiyandarika. Imfura ntibura ubumuntu. Ariko abantu benshi barahari babuze ubumuntu, ugasanga umuntu afite imyaka 60 akagenda agateta umwana w'imyaka 18 muri kaminuza, ntatekereze ko uwo mwana mubyaye. Cyo ni icya mbere. Ntatekereze ko uwo mwana ashobora kuba ari se wabo. Ibi byose ntabitekereze. Tayari rero yatakaje ubupfura, atakaza n'iki? N'ubumuntu. Urumva noneho ari imfura yo mu isi ariko ishaka kujya mu ijuru, ibyo ntibijyamo. Ariko hari imfura yo mu isi izi gutekinika. Nk'urugero rwa hafi, urabona ahangaha turi ni Butare, ikava ahangaha ikajya i Kigali, ikajya muri SFB Imvurabutura aho batayizi, kavuga iti sinshaka i Butare bamenya, banzi nk'inyangamugayo, banzi nk'umuntu nyine w'imfura. Noneho sinshaka kubamenya katazanjye, akanyina agafata wa mukobwa muri Butare nako muri SFB, yamara kumufata akajya mu hoteli ihenze aho atari buhure n'abantu bamuzi. Iyo ni imfura itekinika. Gusa ubundi ubwo niba yabaye itekinika ubwira cyari imfura cyangwa ni yiyobera. Ubundi imfura yakagombye kuba imfura ikarabye amanywa nijoro, mu mvura cyangwa mu mpeshyi, ikaba ari imfura ikarabye mu bato no mu bakuru, mu rungano n'abiruta, mbese imfura igihe cyose. Iyo ni imfura nyayo. Iyo uvuze ni imfura nyayo. Ariko nanjye mvuga ngo hari imfura zitekinika. Urumva nk'imfura zitekinika, iyo ngiyo iratekinika. Kuko iba yari imfura irakonesa ubupfura bwayo n'ubumuntu, ntiyakora ibyo. Kuko nawe yakabaye anatekereza ati ariko se ko nanjye ndi umubyeyi mbyara, hagize unkora nk'ibyo ndi gukorera uyu mwana byagenda bite? Basi akareka gutinya ijisho ry'Imana, ariko akagira n'abana ari gushyira ku isi. Reka nk'urugero rwa hafi, ngewe nabikoreye ubushakashatsi, uretse ko n'uwo muntu ugiye kuvuga naramwibarije hambye ati byambayeho. Ni umugabo umwe inshuti yanjye ariko ntabwo namuvuga. We yaterese umukobwa, yari afite amafaranga, aragenda arakira, atera imbere, yumva ko kwirira isi nyine ari ukwiteretera umukobwa.
abantu bamufataga nk'imfura y'inyangamugayo, ariko amaze kumutereta bararyamana, yararwaye sida barayimutera. Amaze kuyimutera ayitera umwana w'umukobwa wiganaga n'umuhungu we. Arangije kwitera umwana w'umukobwa wiganaga n'umuhungu we, umukobwa araceceka ati ibintu uyu mugabo nkwereye nanjye nzamwitura. Atega noneho umuhungu we bigana, wa muhungu we aramwubikira gake gake, ashiduka bakoze ibyo bakora. Arangije baramuzimaniye, amuzimaniye igiswa ku cyasi. Arangije anabimubwira, arambwira ati njyewe, ati jyana ku mutungo so yampaye. Umwana arangije arababara cyane, aragenda bibaza se, ise arabimwemerera. Ubu barabataye abana, umwana yabibwiye nyina, nyina arangije afata icyemezo n'abana be bahita batase. Ubu ise arahari wenyine, abana na nyina bibera hanze mu mahanga. So urumva harimo n'irindi somo rinakomeye n'ijambo ry'Imana ngo icyo ubibye nicyo usarura. Urumva mu by'ukuri wa muntu bimwe navugaga ngo utatinya ijisho ry'Imana wagira n'abana wabyaye cyangwa se uzabyara. Icyo rwose tukivuge, tugishimangire, abantu bahindukire bave mu bintu basi nubura no kujya mu rugendo rw'abana b'Imana. Ugire nyine n'ubupfura n'ubunyangamugayo, ugire nawe ushyira ku isi. Ubundi nta mfura yibaga, ariko biratangaje kubona umuntu w'umubyeyi wiba, ukabona ariba, ukabona yabigize umuco. Abese uyu muntu abana byara bizagenda bite? Azi uyu muntu kari yitwa papa w'abana, amaherezo bizagenda bite? Urumva ibyo byose rero ni bwa bupfura twavugaga. Hari imfura zitekinika, ariko hari n'imfura zidatekinika. Ugasanga araho ibintu by'Imana rwose nta nabikozwa, n'ingeso nziza wibereye aho ngaho, ntiyandarika, ntajya mu bagore, ntajya mu busizi, ntagira ate, we gusa akavuga ati njye niyemeje kuba inyangamugayo, niyemeje kuba imfura. Tukiri aho Tito, hari ikintu nibaza. Ubupfura giye sinjya menya imvano yabwo. Ubupfura umuntu abukomora ku babyeyi, ubupfura umuntu arabwiga, cyangwa ubupfura buva mu muntu muri we mu mutima nama, buva he ubundi ubupfura? Ubupfura ubundi ahantu ijambo ubupfura ryasakaye mbere ya jenoside ho gatoya. Ya jenoside ho gatoya hataraza kino cyorezo cyadukubise umwanda, abantu bataragira umwanda w'ibitekerezo wo kumva ko ngo imfura ari umututsi, ngo imfura ari umuhutu. Ibyo ngibyo ni imyumvire ipfuye, inaciriritse, inasuzuguritse. Nanone rero kubwira n'umuntu ukiri muri ibyo mubwire ngo aratakaye rwose. Abantu bahumanuke bave muri ibyo bintu bidafite akamaro. Kuvuga ngo uriya ni umuhutu, ngo uriya ni umututsi, ngo uriya ni imfura, undi ngo ni bucura. Ariko amazina y'Abanyarwanda bamwe na bamwe bagira ngo kwa runaka shaka, ngo kwa runaka ngo ni babucura, ngo nabo tuzabashyira, ubwo babucura ngo nabahutu, ngo ni imfura, ngo nabatutsi. Ibyo ni ibintu bipfuye, abantu bakwiye kuvamo, bakava mu myanda nk'iyo, bagahindukira bakamenya Imana, cyangwa se bakareka kwangiza nabo bakaba imfura nyine ku mutima. Kuko ntago ubupfura buri mu myanda yo gupima amazuru y'abantu. Wese ngo umuntu yicaye mu iteraniro agiye gusenga, yabona umuntu afite izuru kinini nk'iki cyanjye, nitanga urugero, ati turiya ni umuntu, ati ni bucura, yabona n'undi ufite akazuru, ati turiya ni imfura. Njye nkibaza umuntu yicaye muri urwo rusengero agira ati ari gifite iyo myanda nk'iyo ngiyo, agifite ubucucu nk'ubwo. Urumva rero ubupfura bwatangiye kuza mbere ho ya jenoside, ariko risakara cyane noneho muri jenoside. Noneho imfura abantu bakumva ko ari abatutsi, imfura bati kwa runaka ni imfura, bakajya muri ibyo ngibyo nyine, naho iryo jambo ryatangiye gusakara. Ariko ubundi ubupfura ni ubupfura twe tuvuga, ubwo turi kuvuga uyu munsi, ni ubupfura butari ubw'abatutsi n'abahutu. Oya, ni ubupfura dukwiye kugira. Abana b'Imana bakwiye kugira ubupfura buhe? Ese imfura zo mu isi zikwiye kuba zimeze gute? Aho tugihari hari umuhanzi bita hari Twagira Yesu Kasiyani. Twagira Yesu Kasiyani afite indirimbo yitwa Umuntu Nyamuntu. Mu ndirimbo Umuntu Nyamuntu Twagira Yesu
aramusobanura akamuvimuzi akamuvuga akavuga uko umuntu yakagombye kuba ameze ati si igihagararo si indeshyo si isura si iki umuntu nyamuntu ahubwo ni wa wundi nyine wifuzwa n'abantu abantu bose bumva babona bakumva banejejwe no kumubona kuri icyo bakundaga kuvuga kandi n'uyu munsi kikivugwa icyo bita umuntu w'i Rwanda burya mu by'ukuri niba tubyumva kimwe iyo bavuze umuntu w'i Rwanda burya ntabwo bavuze umuntu wavukiye ku butaka bw'u Rwanda burya no mu bazungu mu busobanuro bw'umuntu w'i Rwanda no mu bazungu wasangamo abantu b'i Rwanda umuntu w'i Rwanda ni wa wundi wa muntu wo ku mutima wa muntu ufite wa mutima wumva ko nyine icyiza afite yagisangira n'abandi ikibi yanga yakirinda abandi ibyo yifuza kugirirwa yabigirira abandi ikimushimisha cyakagombye kuba gishimisha abandi cyangwa igishimishije abandi cyakagombye kuba nawe kimubera ishema cyangwa kikamunezeza atari wa muntu unezezwa no kubona ibyago by'abandi no kubona abandi babaye we yishimye utifuza kuronkeraho abandi baburiye ubwo ntabwo bakiri imfu urumva umuntu nyamuntu nibyo wavugaga umuntu nyamuntu nyine akwiye kuba ari n'imfura yifitemo ubupfura ariko niba wumva ko uri imfura bitewe n'uko wenda muri jenoside wabuze abantu nibyo twese twifatanije nawe kubabara ariko noneho renga ubwo bupfura renga iyo myumvire uba imfura mu bintu byose ariko njyewe bijya bintangaza ugasanga umuntu yabuze abantu bibe ni ibintu bibabaje ariko ugasanga basi ntatumbiriye Imana ngo wenda n'Imana imuhoze n'ako gahinda n'ibyo bibazo ariko ugasanga ahubwo yibereye muri twa twana tw'udukobwa ariko yihengekana natwo mu mahoteli yihengekana natwo hehe ntabwo tubaciriye urubanza kuko rero tubuza gucanira Imana ariko twababwira ko ibyo ari ibintu bigayitse kuko rero twemera kubigaya tukanabasaba guhinduka ukaba imfura kuko niba arabaye intangarugero barakwiciye abantu nawe ntiwice why not icyo nicyo cyari gikomeye wakoze kuba utarihoriye ngo nawe wice abakwishe cyangwa abakwice none se icyoroshye ko kigiye kukunanira kwirwengekana utwara tw'udukobwa tw'abandi mu mahoteli ukava aho kamwe esanse ukajya i Kigali ukishyura 50-60 ukishyura 200 hejuru y'akana ngo batamenya ngo nuko ndi imfura abantu bakanguke bakure mu bitekerezo noneho rero ubimfura nyine ariko ushaka no kujya mu ijuru we kubomba ibintu byose ubura abantu bawe uzabure n'ijuru ntabwo ibyo ngibyo bikwiye muri make ubwo ikirimo ahangaha cyumvikana imfura cyangwa se umuntu nyamuntu ni wa muntu utakagombye kuba atinya ko gukora nabi ngo abantu bamureba yego ugatinya gukora nabi abantu bakureba ariko wageraho batakureba ugakora nabi iyo si imfura ugatinya mbese muri make ukatinya kugaragara ariko muri wowe n'ubundi hari igitabo nigeze gusoma amapaje makeya nicyo gitabo gifite titire ebyiri cyitwa ngo nanze kubaho ntariho umuti w'agahinda titire ya mbere avuga ngo nanze kubaho ntariho ariko kikagira n'undi mutwe witwa ngo umuti w'agahinda cyanditswe n'umugabo bita Padiri Ruberizesi Innocent yagezeho aravuga ngo uzi ko burya hari abantu bariho batariho naguha ingero zimwe na zimwe kubaho utariho ni ukuba uri wa muntu uhagarara mu ruhame ugakomerwa amashyi ariko waryama ukajya wumva umutima uragucira urubanza ubwo urumva nibwo navugaga ubupfura aba yabutakaje urumva nibyo rero nibyo twavugaga hari abantu benshi nk'ubu ngenda n'abazi ariho twaganiriye ariko nshima Imana ko wenda bagenda ahinduka mubivemo muvuye ngo twe turi abanyarwanda noneho nibyo nibirenga muvuye ngo twebwe turi abana b'Imana turashaka kujya mu ijuru byoroshye icyo kintu urakivuga nkumva ngize ibindi bitekerezo cyangwa ibindi byiyumviro kuri icyo kintu mu by'ukuri uyu munsi hari ikintu tugira ku bijyanye n'iyobokamana cyangwa se reka baryo nigarukiraho ugasanga umuntu aravuga ati jye burya ndi umukorari cyangwa ndi mu idini runaka uyu munsi ndamutse
ngaragaye ntya mu ruhame kandi abantu barambonye ndirimba mu makorari no ku mateleviziyo nahe cyangwa barambonye mu ahandi hantu ndi gukora ibintu byiza, uyu munsi bambonye byaba bibi. Abantu sinzi uko pasiteri yazabyumva, sinzi uko runaka turirimbana yazabyumva nk'umuntu nanjye njya ngira ahantu ngaragara mu murimo w'Imana. Umuntu akabaho ngaho atinya igitsure cy'umuntu, akabaho ngaho yumva ko kubonwa n'umuntu akora nabi ahari byaba ari amahano cyangwa ari ishyano riguye, ariko kuba kwihishe gusa agakwepa ijisho ryakajya hirya ahantu hirya y'urukuta utamubona, agakora icyo nakwita amahano cyangwa agakora ibibi birenze, ibyo bintu ntekereza ko abantu, umuntu wifitemo wa mutima wa gipfura, wa muntu w'umuntu nyine atakagombye kuba atinya ko abantu bari bumubona, ahubwo yakagombye gutinya ko nanakora nabi abizi neza ko yakoze nabi. Umutima we wakagombye kuba ari we mujyanama mukuru umukebura, ukamwemeza ko ibyo agiye gukora bidakwiriye, urumva kuruta ko atinya ko abantu bamubona. ibyo uvuga niko kuri, nacyo reka tugitera amabuye kuko niyo tumaze kubitera amabuye. Urumva abantu nibyo uvuga bakwiye gutinya Imana kurenza uko batinya abantu. Wowe n'ubundi urimo urahomba niba utinya abantu, kuko byeri njye narazinyoye, byeri iraryoha, ariko rero nyiretse kubera abantu kandi nasangiraga n'abantu, ibyo nabyo si byo. Kurya umwana ni ibintu byiza bijywa, nanjye nabibayemo narabariye, ariko mbiretse kubera gutinya abantu nibyo nabyo ni igihombo. Abantu rero dukwiye gutekereza byaguse vuba, ibi ngibi ko mbiretse ni iyihe nyungu mfite irenze, ni ubuhe buryohe ntegereje burenze ubu ngubu. Nta wundi rero bireke nyine ukizwe uvuga uti ndashaka kuzajya mu ijuru, uvuga uti ngende mu rugendo rujya mu ijuru, ibi ndabijugunye n'ibindi bintegereje imbere ndabijugunye, ugenda usanze ubikubita mu bihe bigende. Naho ubundi kuvuga kuri muri korari ugatinya kwikorera ibintu runaka kubera ko abakoretse bari bukubone, uba uri mu gihombo kabiri, urimo urahomba kabiri. Bya bintu ntubikoze washakaga, niba ari ugusamba, niba ari ukwinywera byari, niba ari mbese bya bindi itorero usengeramo bikubuza, ntubikoze, n'umugisha w'Imana wari urimo ukorera ntuwubonye, ubwo si ukoze iki? Urumva uhombye dabo. Ariko reka ngaruka aho ngaho ati abantu bakagombye gukora neza, atari uko batinya abantu, ariko bifuza no kuzajya mu ijuru. Ijuru ni ryiza kubaryemera, turaribwirwa tukumva rwose tugeze mu matsiko yo kuzaribamo. None ubwo umuntu aramutse ari aho ngaho akaba yumva n'iryo juru atarikeneye, kuko birashoboka. Burya uko tubaho ubuzima butandukanye, turemye bitandukanye, tudasa, uba n'ahantu hatandukanye, abantu bagira n'imyumvire itandukanye. Umuntu ashobora kuba ari bavuga ati ariko jyewe n'iryo juru numva nk'ibihuha, harya ubundi kurijyamo ni ngombwa, utarijyamo yabijya akavuga ati jye nta juru ushaka. Aryo umuntu aramutse afashe umwanzuro ko nta juru ashaka, wowe yemerewe kwitwara uko ashaka cyangwa gukora ibyo ashaka, cyangwa yakagombye nibura gukora neza kubera ko nawe akeneye ko abantu bamugira neza, cyangwa se ko akeneye iyo neza agirira abandi ko nawe ayikeneye, uko kubaha abandi cyangwa iyo mico myiza agaragariza abandi cyangwa uko nawe yifuza ko ayigirira. Urumva icyo navuga aho ngaho cyo no muri bimwe ndavuze kurimo guhomba kabiri, ariko igitangaje nuko nubwo uri guhomba kabiri nijoro hasi niba udashaka kujya mu ijuru, ko n'ubundi n'ubutumwa ni ukubwiriza nyine, ariko ntabwo ari itegeko. Ariko noneho ibyo ukora n'ubu tubashye, niba udashaka no kujya mu ijuru, ibyo byo leta iranabibuza. Dore ku mateleviziyo bacijeho ngo bashuka abana bagira bati, leta niyo gufata izagukanyaga. Njye rero inama natanga kuri uwo nguwo udashaka ijuru, ntanirinde ibyo bifungo bya hato na hato. Ejo azajya kuvanga abapolisi n'abagome n'abasirikare n'abagome kandi bari kumuhanira ibyo yakoze. Urumva niyirinde n'ibyo, namara kwina n'ibyo ngibyo utese arabyirinda. Ati kubyirinda kwa mbere nabanza ashyira umutima we ko agomba kuba imfura, agomba kuba inyangamugayo. We nta nyangamugayo yagiye hariya bayifashe yibye cyangwa bayifatanye umugore w'abandi, kandi ke n'umwana. Hari n'abagabo batwara abagore b'abandi, akamujyana umugabo akirirwa arira yaragiye guhaha mu mahanga iyo ngiyo, undi nawe agafata umugore w'abandi, cyane cyane agafata wenda nk'abasirikare mbona bakunda kujya mu butumwa, byarangiza agafata umugore w'umusirikare.
umugabo we ntahari akamwirwanya muri hoteli, iyo si imfura rwose. urimo urahemukira Imana, urimo urahemukira na sosiyete nyarwanda. Umuntu arimo arakurarira, arimo arashaka amahoro y'igihugu, ararara ahagaze, ararara akanuye, ntasinzira, wowe umuhembye kujya gufata umugore we ukamushuka ukamujyana mu ihoteli runaka ukajya kumusambanya. Ibyo rero ni ubutindi, ntabwo ari ubupfura, yewe si n'ubunyangamugayo, si n'ubumuntu, ni ububwa. Kuko ubu ni nyamwanga iyo byavuye. Aho gusengera umuntu ngo Imana imurinde, arahana amasasu arimo kumuca ku mutwe gusya, arimo aramukubita ku mutwe, arimo arakwepana n'amasasu, wowe urasinziriye, uri mu gihugu, urasinziriye, bimeze neza, wangiza ukajya kumunyaga umugore we. Ibyo rero ni ububwa, ni ubutindi, rwose ni umwanda. Uwo rero si imfura, kuko niba atirinze ibyo, ejo ababishinzwe, abashinzwe umutekano bazagenda bamufate, nibamufata bamushyireho ipingu, bajyane bajugunye imbwa muri kasho. Kandi ntazitwaremo umwikoma bamufashe ngo avuge ngo ni abagome, ngo ajye kuburana ngo agira ati oya, emera ibyo wakoze, utanga n'ubuhamya, ugira inama n'abandi bagifite iyo myumvire ipfuye, babwire utufasha, nimubura n'Imana basi ntimukiyandarike cyane rwose. urumva rero, urumva muri rusange ntabwo wakagombye gutinya gukora nabi. Buriya abantu benshi ntitugakoreye ku gitsura. N'uyu munsi hari umuntu ugerageza gukora neza no kwigengesera, gukora ibyo twita byiza muri sosiyete, kubera ko atinya ko wenda azarimbuka, azajya mu muriro nk'uko twabibwiwe. Ariko genda ndumva umuntu atakagombye kuba atinya ibyo, kurenza ko burya ikintu bita icyasha cyangwa se kugaragara nabi mu bantu, nabyo ubwabyo gutinya kugaragara nabi mu bantu, cyangwa se gutinya kuba abantu bagufata nabi hagati yabo, nabyo ndumva byaba ni ubukristo ku rundi ruhande. yego, kuko Bibiliya bivuga ngo kiboshye mu isi no mu ijuru kiraboshye. Burya simpamya ko abantu bakuvuma, abantu batagucira karuru rutega, abantu utambuka, abana bavuma, bakuru bavuma, abantu mbese abakecuru bavuma, barakugize ikivume. Sintekereza ko n'Imana yakureba neza. ntibishoboka. Ubwo rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo duhuze ikintu bita ubukristo n'ubupfura. Tito, giye ku bwanjye uko mbyumva n'uko nsanzwe mbyemera, nk'uko nabyumvise ngendeye ku cyitwa amahame n'ibiranga imfura, ndibaza ko umuntu wujuje neza ibiranga imfura, amahame y'imfura, ufite umutima wa gipfura no mu nzira yitwa y'ubukristo, ndahamya ntashidikanya ko yaba ari umukristo wuzuye. Niba koko ari ya mfura idakorera ku gitsure, idakorera ku jisho, ntekereza ko yakabaye nawe namwita umukristo. Ku bwanjye genda ndumva uwo muntu, uwo nguwo nge ku bwanjye uko namwita imfura yo mu isi. Ariko noneho ngewe uwo nemera, ahubwo imfura yo mu isi, uwo tubona ko ari imfura, tutagiriza bya bintu byose twavuze, utiba, udasambana, utaroga, utagambana, utagira amoko mu mutwe, utagira ibyo bintu byose, ni ukuvuga ngo uwo nguwo hari ibintu bibiri namusaba kongeraho. N'ubundi uwo asa nk'uri mu nzira igana mu ijuru. Noneho niyongereho ibintu bibiri gusa, niyongereho gusenga, urumva, anongeho no gusoma Bibiliya, ahere mu itangirira huruture, kuko biriya Bibiliya iratumurika. Noneho narangiza areba utundi tuntu yakongera muri bwa bupfura bwe, avuga ati ntacyo, kuko n'ubundi aba yiziritse umukanda. Kuko n'ubundi kuba mu isi utazasambana, utazanywa bye, mbese uri imfura dushima hano mu isi, byakabaye ngombwa ko byaba byiza unongeyemo kugenda muri iyi nzira, ukavuga uti databuja n'Imana. Washimwaga n'abantu, ariko ngeraho noneho nashimwe n'iki? N'Imana. Namusaba ibintu bibiri byonyine, niyongereho Bibiliya. Bibiliya si ukuvuga ngo ujye mu idini runaka, wanayigura ahantu rwose ukayifata ukabigira principe ukayisoma, ukongeraho no gusenga. Rwose uwo nguwo, uwo niwe nemera. Uwo ni imfura mu isi, ariko akaba n'imfura cyane, azanabaho neza mu isi cyane, none hazajya no mu ijuru. Nuko mbyumva. Urakoze cyane. Urakoze nawe.
reka tumushimire umutumirwa wacu Hakizimana Tito. Twaganiriye cyane kuri iyi ngingo, adufashije kuyisesengura kandi ndumva hari icyo dukuyemo. Turamushimiye cyane, Imana imuhumugishe. namwe murakoze cyane, ndabashimiye. Bakunze b'Icyerekezo TV, ndabashimira ko mudahwema kudukurikira no kutwereka ko munyurwa cyane n'ibiganiro tubagezaho. Nimukomeze rero musangize amakuru yacu, inkuru zacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye, mu bisangize inshuti n'abakunzi banyu kugira ngo dukomeze tujyane neza mu njyana imwe kandi dukomeze twubake ubumwe. Nicyo nabasaba, mukomeze gukora subscribe, mukomeze kandi gusangiza inshuti zanyu ibiganiro byacu. Murakagwira, muragahorana Imana, nimugire ibyo mutunga n'ibyo mutanga. Amahoro iwanyu ni wacu.